turi ku ishuri ntababeshya. Ishuri twigamo ntitwasabye kurizamo, ariko twaryisanzemo, kandi si twe gusa n'abakurambere baryisemo. Imana dutumyeho abantu bacu, ibyo mwabakoreye murabizi. Avugaga abarimu turi ku ishuri, amasomo meza. Mu ishuri tugirana inama, turibukiranya, tubwirizanya ibyo tukabuzanya ibibi, kandi twirinda kuvuga ibyo tudakora. Ikaze mu ishuri rya none. Mu ishuri rya none nyemera twigane kandi unkundire nkubwire nti urajya ugira isoni, ujye ugira isoni, ntugashire isoni kandi ujye umugwaneza. Ngo isoni zirisha uburozi, ndagusabye uzemera uburye aho kubura isoni, uzemera uburye aho gushirika isoni, kubera ko ubwabyo gushirika isoni birenze uburozi. Ushobora kwibaza uti gute? None se wibwira ko ujya gukora ubwo burozi? Isoni zo gukora ibyangiza umuntu aba atarazibuze. Umuntu ujya gukora uburozi, umuntu ujya kuguha uburozi, n'ubundi nta soni aba afite. Icyiza rero wowe uzagira isoni, bizakurinda kwandavura. Haranira kudatakaza isoni, ibi nibyo byiza, urajya urangwa n'isoni. Nyemerera twigane, unkundire tugendane. Ubundi isoni ni ishingiro ry'ibikorwa byiza byose, kandi uwashize isoni nawe biba intandaro y'ibikorwa bibi. Niba muri wowe nta soni ugira, n'ubundi ntacyo usigaranye. Niba nta soni ugira, n'ubundi nta ndangagaciro ufite, igiteye agahinda ujya kumva umuntu arihanukiye ati njyewe isoni narazi. Kuba umwanda usohoka mu muntu, yewe akabivuga ubona bimuteye ishema, ntihazagire uzakubeshya cyangwa ngo umwibeshyeho igihe nta soni zimurangwaho. Bwa bugome bwose wumva, bya byaha byose wumva, ya myitwarire yose idahwitse wumva, byose biterwa n'uko abantu nta soni tukigira. Simvuga ibyo mvuga nivanga nshaka kuvangura ibyo ntavanze. Turi mu ishuri, ishuri ryampaye inganzo imishuri. Nyemera dutembere gato isi dutuye. Ese umuntu ugira isoni yakica undi? Oya, ntiyabikora, kuko yagira isoni ati bimbikoze abantu bambona bate? Ikirenze ibyo, abaye yemera Imana yagira isoni ati uwandemye niduhura narisha umuntu nzamubwira iki? Bityo ahora yitwararitse. Ujye ugira isoni zo gukora ibyaha. Umuntu ugira isoni yakishora mu ngeso mbi, kuko iteka atekereza ku ngaruka byamugiraho nyuma y'ingeso mbi. Umuntu ugira isoni ntiyakishora mu biyobyabwenge. Umuntu ugira isoni ntiyakishora mu busambanyi, kuko azi ingaruka zabyo. Umuntu ugira isoni arangwa n'indangagaciro. Umuntu ugira isoni arangwa na kirazira. Umuntu ugira isoni inzira y'ibyiza kuri we ifunguye, naho iy'ibibi iba ifunze. Yewe muntu, uzabure byose, ariko ntuzabure isoni muri wowe, kubera ko ikizagutandukanya n'inyamaswa n'isoni. Inyamaswa niyo yurira ngenzi yayo bivukana, kuko nta soni. Ese uri umuntu cyangwa uri inyamaswa? Umuco nyawo ni isoni. Uzirinde ko bavuga ngo washize isoni, kuko gushira isoni bingana nko kuva mu bumuntu, kuko bya bikorwa bibi byose bikorwa nuko nta bumuntu bwanyura kubikora. Ntugashire isoni ujya mu bikoza soni, ntugashire isoni ngo ube inkozi y'ibibi. Urajya ugira isoni, ujye urangwa no kugira isoni, ntukabure isoni. Nyemera dukomeze twigane, kandi izo soni zijyanye no kuba umugwaneza. Ubugwaneza ni indangagaciro ituma umuntu yakira abandi, akabagaragariza umutima mwiza, akabafata neza, byaba ngombwa akabafasha uko ashoboye, kandi nta kiguzi ategereje. Urajya uba umugwaneza, urajya urangwa n'ineza. Ubugwaneza butuma ushimisha abandi, kandi nawe bituma unezerwa. Iyo ukoreye mugenzi wawe igikorwa cyiza, nawe bimutera akanyamuneza, maze nawe akiyumvisha ko iyo neza agiriwe agomba kuyigirira abandi. Urajya ugira neza, urajya umugwaneza. Nyemera dukomeze twigane. Ubugwaneza buravukanwa, ariko ntibungana ku bantu bose, nk'uko n'ibindi byose n'ubundi bitangana ku bantu. Niyo mpamvu hari ibyo twigira ku bandi, hakaba n'ibyo abandi batwigiraho. Bityo rero bisaba buri wese kubanza kwimenya. Urajya urangwa n'ineza, imakaza ubugwaneza muri wowe no mu bandi. Simvuga ibyo mvuga nivanga nshaka kuvangura ibyo ntavanze. Turi mu ishuri, ishuri ryampaye inganzo
inganzi imishuri. Ubugwaneza butera ubwuzu, bukora butaretse n'ababugirirwa muri rusange, busana imitima ku bashenguwe n'akababaro, abari bafitanye amakimbirane bagasabana. Ese niki cyakurutira kugwa neza? Ko buri wese uko yaba ari kose ashobora kugira umutima wuje ubugwaneza. Nyemera dukomeze twigane, nyamara reka nkwibwire ko kugira ubugwaneza atari ugukora ibintu bikomeye, ahubwo ni bimwe wumva iteka ati kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, icyo utifuza ko cyakugirirwaho ukakirinda abandi. Iteka mu bandi wowe ikiguturukaho kikaba amahoro ku bandi, si ibyo gusa ukaba ufasha abandi kandi ukarangwa no koroherana. Urajya uba umugwaneza, imakaza ubugwaneza. Nyemera dukomeze twigane, ubugwaneza si ukwemera ibyo umuntu abwiye byose. Ubugwaneza si ukuba agatebo ngo bakuyoreremo ivu. Ubugwaneza si ukuba ntiteranya, ahubwo ubugwaneza ni ugushishoza, ugashyira mu gaciro, ugashyira imbere ibyiza, maze ukanga umugayo ndetse ugatsimbarara mu rugamba rwo kurwanya ibibi. Urajya uba umugwaneza, haranira kurangwa n'ubugwaneza. Byinshi twagarutseho mu ishuri rya none, reka nsoze mvuga nti urajya urangwa n'isoni, ntukemere ko isoni zikuvamo. Ibyo biganisha ku bugwaneza. Abantu bose baranzwe n'ubugwaneza, isi yaba nziza, abantu bakabana mu mahoro n'umudendezo. Mu ishuri tugirana inama, turibukiranya, tubwirizanya ibyiza, tukabuzanya ibibi, kandi twirinda kuvuga ibyo tudakora. Imana yadutumyeho abantu bacu, ibyo mwabakoreye murabizi. Avugaga abarimu, turi ku ishuri, amasomo meza.